nongeye kubasuhuza inshuti zanjye, abantu bagiye bampamagara banyandikirana nabibonye, byagaragaye ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Rero amazina ni yayandi n'uwamahoro Ivona, nagarutse nabakumbuye, nongeye nagarutse. Imana ishimwe cyane. Rero karibu umukozi w'Imana w'amahoro Ivona, ariko ndagira ngo yibwire wenda badukurikiye, se Ivona ni umukobwa, ni umwana, ni umunyeshuri, nyine abantu baje kubana namwe babazi neza? Murakoze cyane, ndi umubyeyi. Okay, ni umubyeyi. Ubwo turajya tuvuga mama ndetse nago Mama Prince. Twakire rero mama Prince, no kuvuga ngo byanze bikunze hari impamba nini adufitiye agiye kutubwira cyangwa se agiye kutugezaho, na agaseke kanini. Rero navuga ngo mbere yuko tugira ibindi bintu dukora ibyo ari byo byose, mbere na mbere Imana, reka tubanze dusenga Imana ubundi twinjire mu kiganiro nyirizina. Uwiteka Mana yacu, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri inshuti yacu bwite, amasaha ya turagushimiye, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye neza yawe, tugushimiye ko uri umubyeyi mwiza, ujya uheka abana bawe ntibitotombere abo wabyaye, ukaduheka neza, ukadukuza, ukaduha buri kimwe cyose kidukwiye. Kristo rero nkweretse aka kanya, izina ryawe nirihimbazwe, duhamagaye imbaraga z'umwuka wera ngo zibane natwe. Nsengeye buri muntu mu izina rya Yesu Kristo, reka amajwi adakwiye kutwumva cecekera imbere yawe. Icyo ducyashye imbaraga z'abadayimoni, ducyashye imbaraga zibaho ubwoko bwawe nibubohokera imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka umwuka wera w'Imana ganze, urakoze kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Rero umukozi w'Imana, tuguhaye ikaze, wiyumvemo ikaze, tugiye kuganira tuvuge ku ijambo ry'Imana. Ariko hari akantu gato nifuza kubabaza nk'umukozi w'Imana, kuko ngiye ni ibintu njya mbona wenda nka kimwe n'abadukurikiye bajya babyibazaho. Ndagira ngo wenda nawe nk'umuntu dusangiye urugendo rujya mu ijuru, wenda ugira icyo watubwiraho, cyangwa se nimba ari n'igitekerezo, nimba ari n'inama, nimba ari n'ubuguro watanga, nta kibazo. Ababyumva babyumve, abo bireba baraza kubyumva. Ni ukuvuga ngo hari ibintu njya numva ngo impano n'agakiza biratandukanye. Ugasanga umuntu ni umuhanuzi, umuntu n'umuvugabutumwa, umuntu ni pasiteri, ariko wajya kumva ngo wenda ni umupasiteri ariko ngo atwaye abagore b'abandi. Ukumva ngo umuntu ni umuhanuzi ngo ari kuri afite abana mu gasozi. Ukumva ngo umuntu ni umuki ariko agira amatika, agira guki, ibintu byose nk'ibyo ngibyo. Ese watubwira gato kuri iki kintu cyitwa ngo impano n'agakiza biratandukanye, ukanadusobanurira kuri abo bantu baba bameze gutyo? Okay, murakoze. Ibyo bintu byose njya nkunda kubyinjiramo cyane, ariko icyo nge navuga nabwira abantu badukurikiye, nko umuntu uri gukizwa yumva ngo impano n'agakiza nta hantu bihuriye, biruzuzanya. Kuko gukizwa nabyita nk'irembo cyangwa se nk'urufunguzo ruguhuza na Kristo. Kandi Yesu yabwiye abigishwa ngo dore simbasize mwenyine, mbasigiye muzabohereza umufasha ari we mwuka wera. Rero uyu mwuka aravuga ngo nuzagenda bamenyesha ikibi n'ikiza, akabahumuriza, akababwira ko nubwo bikomeye ariko bizagira iherezo. Rero ikintu nabwira abantu badukurikiye, gukizwa ni kimwe, n'impano ni ikindi, ariko ni ibintu byuzuzanya. Kuko Yesu yigeze avuga ijambo aravuga ngo naho mwagira indimi nk'iz'abamarayika, nta rukundo mufite byose byaba bipfuye. Rero impano n'agakiza bikwiye kuzuzanya, ariko nanone tutirengagije ijambo ryanditswe rivuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa mbwiriza abanyabwenge. Rero ntabwo byiza cyane ko umuntu akizwa akagira n'impano, ariko hari nk'ukuntu umuntu ngiye ko mbibona aba yarakijijwe nyuma akaza kugwa, yamara kugwa za mpano zikamugumaho. Niyo mpamvu ubona abantu bagenda bakora ibintu bitandukanye, bagenda bakora nk'ibyo wagiye umbwira, bakatera inda ahantu, bese ibintu nk'ibyo, bagakora ibintu binyuranyije n'amahame y'umukristo. Njye nuko mbyumva. Mbo ntekereza ko n'udukurikiye nawe hari ukuntu abyumva, ushobora kwandika hasi muri comment uko byumva. Ariko reka mbabwire, nta bintu byinshi, reka udupfunyurire agaseke wazanye, impamba Imana yagoye ngo igeze ku badukurikiye ibagireho muri aka kanya. Nago nifuza kongera kuguca mu ijambo bwo ngo yakanya geza ku badukurikiye ikimana kize ku mutima wawe. Karibu umukozi w'Imana. Imana nishimwe ku bantu badukurikiye, amazina ni yayandi n'uwamahoro Ivona. Imana nishimwe, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu.
nengeye kubabwira ngo amahoro y'Imana nabane namwe, abari mu gihugu cy'u Rwanda, ku mpera z'isi batandukanye, mu bihugu bitandukanye, nongeye kubasuhuza, bagenda batwereka ko turi kumwe, abampamagara nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, nabo tutabasha kuvugana, Imana ni yacu kandi n'umutabazi wacu ku manywa na nijoro, dukomeze twinginga Imana izatugirira neza mu izina rya Yesu. Rero nari mbakumbuye, ndabakunda, Imana nitugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imana itugirira neza mu izina rya Yesu. Imana nishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Migani ibice 13. Twumva icyo Imana ivugana natwe mu ijambo ry'Imana. Ibice 13 turahera ku murongo wa mbere dukomeze. Haravuze ngo umwana ufite ubwenge yemera icyo se amwigisha, ariko umukobanyi ntiyemera guhanwa. Umuntu azahazwa ibyiza n'imbuto zituruka mu kanwa ke, ariko ubugingo bw'abagambana buzahazwa urugomo. Ufashe ururimi rwe aba arinze ubugingo bwe, ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka. Umutima w'umunyabute urifuza kandi ntacyo ari bubone, ariko umutima w'umunyamwete uzahazwa. Umukiranutsi yanga ibinyoma, ariko umunyabyaha arariganyisha kandi akikoza isoni. Gukiranuka birinda ugenda atunganye mu nzira ze, ariko gukiranirwa bigusha umunyabyaha. Hariho uwiringira umukire kandi ntacyo afite, hariho uwiringira umukene kandi ari umukire cyane. Incungu y'ubugingo bw'umuntu ni ubutunzi bwe, ariko umukene ntacyo akangishwa. Umucyo w'umukiranutsi uranezeza, ariko ururimi rw'umunyabyaha rurazima. Amen. Amen. Amen, amen. Ijambo riratubwiye ngo umwana ufite ubwenge yemera icyo se amwigisha, ariko umukobanyi ntiyemera guhanwa. Imana nishimwe. Amen, amen. Imana nitugirire neza. Amen. Navuga ngo iri ni ijambo ni mu Migani, ariko akenshi ijambo ry'Imana burya riza mu migani, ariko njye icyo nabasha gusobanura mbwira abantu badukurikiye, nababwira ngo ijambo rivuze ngo umwana uzi ubwenge yemera ibyo se amubwira. Imana nishimwe. Natwe abakristo, burya umukristo uzi ubwenge yemera guhanwa n'Imana. Turi mu minsi ikomeye, abantu bigize ibinani, abantu bavuga ngo nzakizwa ku giti cyanjye, agakiza n'akanjye, ntukancunge, ntukangenge. Ariko reka mbabwire, dukwiye kumenya yuko burya umwana wemera guhanwa aba ari umunyabwenge, ari n'umutoni kuri se. Navuga ngo umuntu Imana ikunda iramucyaha. Hanyuma rero Imana nitugirire neza ngo umwana ufite ubwenge yemera icyo se amwigisha, ariko umukobanyi ntiyemera guhanwa. Amen. Aha nabigereranya ku mukiranutsi n'umunyabyaha. Imana nishimwe. Umukiranutsi yemera kugendera mu nzira y'Uwiteka Imana ishaka, ariko umunyabyaha ahora agoreka ingendo ze, ahora agoreka inzira ze. Ndifuza ko aka kanya ni Imana irimo itubwira ngo twongere twumve guhanwa uko Uwiteka duhana, twongere twumve imburo z'Imana. Tumaze iminsi tubwirwa ibintu byinshi, tubwirwa ko Imana ije guhemba no guhana, tubwirwa ko Imana ije kugirira neza abantu bayisenze, bandi bakatubwira yuko Imana mbese ibintu ni byinshi Imana ije gukubura. Ariko ndagira ngo mvugane n'umuntu aka kanya udukurikiye, uri bubone iki kiganiro, ngo ahari aka kanya uhamagarwa na Yesu kenshi, ariko uyu munsi umwitabe. Imana nishimwe. Amen. Muri byavuze ngo uhamagarwa na Yesu kenshi, ariko uyu munsi umwitabe. Hari igihe ijwi waba urimo wumva ari ryo rya nyuma. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko uyu munsi niho hawe, ejo sahawe. Rero aka kanya Imana iradushaka ko twumvira ijwi ryayo,
Imana irashaka ko dukizwa bigaragara, kuko Yesu aravuze ngo muzabamenyera ku mbuto bera, arimo avuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, ngo abahanuzi bazaba benshi, abavugabutumwa bazaba benshi, mbese insengero zizaba nyinshi, ariko aravuga ngo nimubababwira ngo ndaha ntimuzajyeyo. Amen. Amen. Imana nishimwe, Imana nitugirire neza. Rero aravuga ngo ariko nubwo bizaba bimeze gutyo, bamaze se none kutubwiye yuko haraho bazaba bavuga ngo Imana yavuze atariyo yavuze, hazabaho ibihe birushya, abasaza bazerekwa, ibintu bizaba ari byinshi, tuzabigenza gute twebwe nk'abantu bazaba bagukurikiye bagushaka bakiri batoya mu gakiza? Aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Imana nishimwe. Amen. Kuko iyo igiti cy'ipera kiri hariya kikera igiti cy'ipera urubuto rweze, ushobora kubona igiti kikiri gitoya, ushobora kuta nk'indimu n'ironji, amababi yayo ameze kimwe, yari matoya niko ntekereza, sinzi niba ntekereza ko ari bimwe nanjye. Ego. Ntabwo ndabitandukanye, ariko ntekereza ko biba bisa. Ariko iyo byeze biratandukana, byera ibintu bitandukanye. Imana nishimwe. Amen. Iyo umuntu akiri mutoya mu gakiza, hari ukuntu ushobora kumufata ukavuga gutya, ese kubera impamvu abikora kuriya nuko bigenze gutya na gutya, ariko iyo umaze uko ugenda ukura ugomba gutandukana n'ikirata, gutandukana n'icyaha. Imana nishimwe. Rero iyo cyeze, iyi ndimu ikuze ikera, yera indimu. Wagera ku giti ko bati kiriya giti n'iki ni indimu, wagera ku ironji ko bati kiriya giti ni ironji. Imana nishimwe. Imana ishaka ko twitandukanya. Aleluya. Imana ishaka ko twitandukanya n'ibyaha, kuko Imana yavuze ijambo bwo Satani yamaze kuza mu isi, aravuga ngo wasiwe ugushije ishyano, kuko umanukiwe n'umwanzi Satani. Ariko Imana irabireba, iravuga ati ntabwo bikwiye ko umuntu naremye namuremye mukunze, reka ntange n'icungu. Yohereza umwana wayo, araza araducungura, araza arabambwa, twebwe turabamburwa, asobanya amaguru, dusobanukirwa ijambo ry'Imana. Rero Yesu aracyateza ibiganza, aracyafite imbabazi, aracyampamagara, aracyahamagara izina ryawe, aracyakwinginga ngo ngwino, nawe uri mu bantu yameneye iki? Yameneye amaraso. Haracyariho imbabazi za Kristo. Ngo ariko kuri kabiri haravuze ngo umuntu azahazwa ibyiza n'imbuto zituruka mu kanwa ke, ariko ubugingo bw'abagambana buzahazwa urugomo. Bivuze ngo ibyo dukora muri iyi si biraduherekeza. Navuga ngo ibyo ukora muri iyi si, akenshi hari ibintu tugenda dukora byiza ukazabona ingaruka nziza, hari n'ibyo ukora bikaguhereza ingaruka mbi. Rero ngo ibyo umuntu akora, umunyabyaha ahembwa urugomo. Uko biri kose ukora ibintu byinshi cyane, ugakora ko bati buri Imana ntabwo indeba, ariko igihe kigiye kugera Imana igire guterata idutwikurure itugaragaze, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nzabakina ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho. Ngo ufashe ururimi rwe aba arinze ubugingo bwe. Imana nishimwe. Imana nitugirire neza. Haleluya. Abantu turakijijwe, turetse ibindi byaha, kwiba twarabiretse, ibindi bintu twarabiretse, ariko ururimi rwaratunaniye. Imana nishimwe. Imana muri aka kanya ihereza ubwoko bwayo imbaraga zo kurinda ururimi rwe, kuko ngo umuntu urinze ururimi aba arinze ubugingo. Bivuze ngo mu bintu byose tuvuga, Imana igize ikitegereza ya magambo twavuze. Nk'uko ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese mu kanwa k'umukristo hakwiye kuvamo amagambo meza. Imana nishimwe. Satani yazanye ikintu cyo kuvuga ati n'ubundi ntabwo umukristo sinzamufatira mu kabari ngo abariho mutereza ibyaha, ntabwo nzamufatira muri rogi kuko ntajya gusambana, ahubwo nzamufatira ku munwa. Kuko nigeze ngira iyerekwa, mbona
nabonaga ari nk'umuntu urimo avuga ngo, nabonaga ari umuntu wambaye ibintu by'umukara arimo avuga ngo, arimo ateza ibyago, avuga ngo nzajya ngenda ngo ajya mu baririmbyi, bati nta muririmbyi nzasanga mu kabari, nta muririmbyi nzasanga anywa itabi ngo musange iyo wenda bamukubita ivide, ariko ngiye kohereza ikintu cyitwa umwuka w'amagambo. Aya magambo muri kore bajye bagenda bacagagurane, bahore mu ntambara ngo bamvuze, abadafite imbaraga z'umutima bivumbure bari ku murimo w'Imana. Ariko dukwiye gusenga, dukwiye gusenga Imana ikaduhereza imbaraga zinesha umwuka w'amagambo. Ni ukuri. Nta kindi kintu gisenya urusengero uretse umwuka w'amagambo. Nta kintu gisenya abavuga butumwa uretse umwuka w'amagambo. Nta kindi kintu, mbese ibi bintu byose bigenda rutoni rito bigenda bisenya umurimo w'Imana bituruka ku mwuka w'amagambo. Kandi uyu mwuka w'amagambo uterwa n'icyorezo cyaturutse mu badayimoni. Ni icyorezo Satani yazanye akizana mu bantu b'Imana. Mureke beneda, mureke dusenge. Dukwiye gusenga tukanesha ikintu cyitwa amagambo. Abantu ntitukiba, nta byaha bikomeye dukora, ariko umwuka w'amagambo uranzubaye umwuka w'amagambo. Rero ngo urinda ururimi rwe abarinze ubugingo bwe. Imana itwohereza imbaraga zo kugira gute, zo kunesha umwuka w'amagambo. Imana nishimwe. Amen, amen. Ngo ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka. Imana nishimwe. Bivuze ngo ubumburira akanwa ke kuvuga ibintu bitari byiza azarimbuka. Imana iturinde kurimbuka mu izina rya Yesu. Ngo umutima w'umunyabute urifuza kandi ntacyo uri bubone. Yesu, Petero yarimo agendana na Yesu, ariko ariko nkubaze mwigisha, tugendanye igihe kinini, wagiye ukorana natwe ibintu by'ibitangaza tukakubona, ariko se ko twebwe twagukurikiye tugasiga ibyacu n'abacu, tugasiga abana bacu, abagore beza bacu tukabasiga, bizinesi zacu tukazisiga, ubundi uzaduhemba iki? Buriya Petero ndamukunda, yajyaga abaza akabariza n'abandi, aramubwira ngo mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100, mbese zizarenga n'100, zizagera no mu bihumbi. Ngo ariko ikiruta ikindi muzahabwa n'ubugingo buhoraho. Amen. Imana nishimwe. Haleluya. Rero kuba usenga, hari terime njya numva n'abantu ngo nta wundi muntu ukene uretse umurokore. Oya ntago ariko bimeze. Abarokore nibo bakene. Oya rwose ibyo bintu biragatsindwa n'Uwiteka. Yego. Amen. Amen, amen. Kuko Yesu hari umurage yadusigiye. Ni ukuri. Hari ibintu yaturaze byacu. Ahubwo dukwiye gusenga twihuza n'ibisubizo byacu. Ni ukuri. Imana nishimwe. Amen, amen. Ibyacu birahari. Imana duhuze n'ibisubizo byacu rwose, ni ukuri pe. Ibintu byacu birahari. Kuko biri mu isezerano twasezeranyijwe. Arangije avuga ngo nzabakubira. Fatoke ntacyo noneho dukora umurimo w'Imana. Hari n'icyizere tumenye. Reka mbabwire, ingororano z'abantu basenze Imana zirahari. Kandi Imana ije guhemba no guhana. Ni ukuri. Imana ije gusubiza abantu basenze. Kandi Imana shyiraho gusenga wongeraho no gukiranuka. Ni ukuri. Amen. Amen. Bivuze ngo umukiranutsi w'Imana ararinzwe. Ni ukuri. Umukiranutsi w'Imana afite imbaraga nyinshi. Hari mu gihe muri ya mvura yigeze igwa, uriya mugezi wa Sebeya ukamanuka, murabizi ko watwaye ibintu byinshi. Hari inzu y'umukristo yasigaye. Ibyo bishushanya iki? Bishushanya ko mu bikomeye Imana ijya ibana n'umuntu wasenze. Ni ukuri. Ntabwo Imana ijya gusiga. Kuko Imana ikurikirana umuntu wayo ibihe n'ibihe. Ntabwo Imana ijya ikura hijisho ku mukristo. Hanyuma rero no mu isi harimo umugabane dufite. Mu ijuru dufitemo ibyo twasezeranyijwe, ariko no mu isi aho ngaho mboneraho gusubiza abantu bavuga ngo abarokore nibo bakene, abantu basenga, abantu bafite impano nibo baruha. Oya, Imana yaradusezeranyije. Imana nishimwe, kandi tugiye kwakira n'ibisubizo by'Imana mu izina rya Yesu. Ngo ariko umutima w'umunyamwete uzahazwa, umukiranutsi yanga ibinyoma
ariko umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Iryo ni ijambo risobanutse umukiranutsi yanga ibinyoma. Ubundi umukiranutsi akwiye kuvugisha ukuri. Ni ukuri. Uzwo icyaha cyo kubeshya cyatumye Ananiya na Safira babura ubuzima n'ubugingo. Niko bimeze. Kubeshya. Ngo bari bicaye bari mu rusengero baranezerwa batereka twitange. Bati ngiyewe ndahagurutse ntanze isambu yanjye. Isambu yanjye ngize gute? Ndayitanze. Nta gahato nta muntu bashyizeho kuvuga ngo ndavuze ngo nimutange irasambu kwa kundi bavuga ngo umuntu ngo yantegetse ngo nikore iki gutya ahubwo baribwiriza bo ubwabo bati nge nditanze isambu yanjye ndayitanga. Ngo baragenda barayigurisha ariko ngo bageze ngo baza kwica batari ko se ayo yose tuyatange iyi sambu ko bari batoya ntago bikwiye ko tuyita